ihame ry'umunsi. Muri kumwe na Revera Prophet Ernest Nyirindekwe. Nk'uko mubizi, turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi: umugisha nuba ahantu, umugisha uba ku muntu. Itangiriro 26 umurongo wa 20. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'abayisaka bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo baritonganiraho, aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba, ryo ntibaritonganiraho, aryita Rehoboti. Aravuga ati, Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Amen. Umugisha ni iki? Umugisha ni igitekerezo cy'Imana ku muntu. Uyu ni Isaka urwanyijwe, uhuye n'intambara. Umva nkubwire mwene data, birashoboka ko iriba ryawe Satani yaritonganiye. Ufuse ibuye rya kabiri, Satani araritonganira. Ariko ndagira ngo nkubwire, umugisha ntabwo uri muri iryo riba, nta nubwo uri no muri iryo rya kabiri. Umugisha uri muri wowe, urawugendana, urawubana. Umugisha ntabwo uba ahantu, umugisha uba ku muntu. Igitabo cy'Imigani 10:22 haravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, nta mubabaro yongeraho. Yesaya 10:14 haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye, uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe, kuko biri mu bigize amahame. Shalom.